icyambere nagize akato urabihungabana cyane ubona ko nta burenganzira ndifite bwo kwitwa umugore. Umugabo atangira kugira ikibazo cyo kwita umugore we yitwa mushiki we w'indoshyi waruhanye abana be. Kunyita umugore yumvaga ari igisebo, umugore we cyari igisebo. Nahuye n'imbogamizi rero zo kujya mu bitaro kenshi abantu bafite bajya bagira uburwayi kandi bukomeye. Akazi k'akoze abaganga agenda bashimira cyane, bajya bareba umuntu umeze gutyo ufite ikibazo nk'icyo wahawe akato watereranywe, bakagerageza kumwegera bakamuganiriza bakamenya ikibazo afite. Nishwe n'inzara kenshi ndi mu bitaro, nambaye ubusa imyenda ishiriraho kuko kuva nabyara navuye mu bitaro, ariko ikibazo kitaramenyeka bikitwa uburwayi ariko ari umuntu bakagira ngo ni infection umwana yavukanye ariko afite ubumuga bwa trisomie 21. N'ubumuga bw'ingingo burazamo kuko ingingo ze ntabwo ziteye nk'iz'abandi, amagufa agenda yibagirwa anyuranamo kuko abaganga mwe murabizi ikibazo cy'uturemangingo twinshi ntabwo aba ateye nk'uko ziteye. Byaje kugira mu kwezi atandatu tumenya ko noneho yavukanye nicyo cyatumaga ngo mu bitaro nyine ntahumereke akora kuri telefoni. Umugabo akambisha ati ariko se ubundi umuntu utazagira icyo amara utazanakira tumuretse agapfa burundu ubuzima bugakomeza wabiki ubona aribyo wahisemo, urabona bizakumarira. Ariko nk'umubyeyi n'impuhwe nyinshi nari mfite, hari ukuntu Imana iduha urukundo rwo gukunda bariya bana rudasanzwe. Nkumva njyewe intego yanjye ni ukuzarwaza paka nta ruhare mbigizemo, ariko nkumva njyewe ndamutse mwumviye nkamutahana akagwa mu rugo naba niyiciye. Ubwo rero yarantereranye cyane na wa wundi araza bose ndabarwaza, bigeraho igihe njye i Kigali undi musize CHUB, abaganga barambwira bati tekereza ko ujyana i Kigali uwa hano umuturekere, nihagira ikibazo tugira tuzaguhamagara, n'i Kigali naho nugira ikibazo nawe uzaduhamagara. Maravugisha naragiye nyine nawe ni wa mwana ufite amazi mu mutwe ku bwonko, afite ikibazo nyine cy'imitsi iyungurura amazi yo mu mutwe mito cyane idakora ako kazi, bamushyiriyemo nyine agapira kayamanura mu gifu. Ubwo ibyo ngibyo narabizengurutsemo nta nk'umuryango barantereranye. Umugabo ambwira ati uwo ni umwaku wawe, nta mugore muzima wo kubyara ubuzima, uwo nguwo ufite trisomie uko wamubyaranye n'Abashinwa nta munyarwanda usa gutyo. Ngira ikibazo gikomeye cyane, ndahungabana, stress izamura diyabete, nta mweyo isukari nta nayibonye ndwara diyabete muri komite ya diyabete. Ariko mbese umubyeyi w'umumama cyane cyane agira ikibazo gikomeye cyane, akanatereranwa akanatotezwa. Sinari nemerewe kurara mu nzu kubera ko uwo mwana ari ukuntu ahumeka ukumva mu nzu nyine niwe wumvikana kuko guhumeka biba bigoye. Umugabo akambwira ati nkeneye kuruhuka mu mutwe hanze. Ubwo ngahita afata umwana akagaterura akakamaga hanze nyine nkagenda agafata umwana nkamwereka wa mwana atabasha kuryama, ubwo kugira ngo abone uko ahumeka. Yewe simbura cya gitanda cyo kwa muganga begura gutya, ubwo nkicara nkamwegeka hano nkahumeka. Ntarara hanze bugacya. Hari igihe nagiye gutegura gutya mbona imbwa yicaye iruhande rwanjye ntiyamukera ntiyankanga irandarira bugacya. Ariko buriya nabonye ko Imana iradukunda, Imana iratuzi. Abantu bafite ubumuga ni abantu nk'abandi. Imana yaremye abazima batagize ikibazo, ni nabirema abafite ubumuga. Abo bana rero nakomeje kurwana nabo kugeza igihe umugabo ambwira ati jyewe ndanga urugo rwa stress n'ibibazo byinshi. Ngiye kwa muganga twari ducumbitse n'ubundi, afata ibintu byose aragurisha arigendera. Arampamagara arambwira ati gumana n'ibyo bitaro byawe ndi
umutima nawe ari kuri Lazarisi ari Daritone na Neza kubera ko urumva agize imyaka myinshi banezeze mu buryo cyangwa mu bushobozi agize imyaka myinshi umubiri we urananiwe ubwo rero icyo ngendeyeho nahamya ahangaha tugira ubuzima tubonye tugatotezwa tukananizwa tugahabwa akato mbese bihinduka ko ari twebwe ababyeyi b'abamama tubifitemo uruhare b'abana bahinduka abacu twenyine nkaho twababyaye twenyine ntabwo rero natinya kuvuga ko mpagaze ahangaha njye nahisemo nako abagabo benshi bakunze ibisubizo bagatinya ibibazo n'abantu mubana mu gihe cyiza ariko ibintu nk'ibyo bije kuko baje babimenya uwo ari we ku buzima bushaririye bw'ibyo wanyuzemo mu rugamba warwanye na n'izi saha ukaba ukirurwana mana ni ukuri Imana ikireba ababyeyi b'abamama ababyeyi bita ku bana bafite ubumuga kandi n'abagabo bafata decision yo gusiga ababyeyi bafite abana bafite ubumuga b'abamama ni ukuri Imana ijye ibashyiramo umutima wo kudata urugo ijye iborohereza mu myumvire kugira ngo yakire nyine icyo Imana imuhaye wa mwana uri guta ejo cyangwa ejo bundi yakugirira umumaro ku buryo utabyumva ku buryo nyine utatekerezaga kano kanya uyu mubyeyi tumusabiye umugisha kuba agikomeje kurwana ku bana be ntabwo mfite ibintu byinshi ndi buvuge kuri inyuma y'iyi nkuru ahubwo wowe uri buyumve wowe uri bubitega amatwi n'iki iri bugusigire bakunzi bashyaka BTV show rero n'abaye speechless kuri iyi nkuru ariko nukuri ntimwibagirwe comment ntimwibagirwe like ntimwibagirwe share kandi ntimwibagirwe kwita ku bantu bafite ubumuga icyo nabashishikariza ku bakunzi bashyaka BTV show nakagaruka bye bye ku izindi nkuru tuzagira icyo tubivugaho kandi twakiriye dutegereje comment zanyu inyunganizi n'abifuza ko hari ikindi kiganiro twakora tubibone muri comment ciao bye bye see you